kuko umunyaminembwe azasinzira byageze gutyo kandi M23 ntabwo yatubeshya ngo ivuge ko hari akayihayeho ko kuganira no guhagarika imirwano ibonamo muri Kinshasa. Ahubwo njye nibaza aba M23 bari amakenga. Handirizo ko ari ubona bajya bategereza leta ngo ibanze gwiza imbaraga yegeranya nk'ibikoresho ibatere bayikubite. Iriya myumvire ya M23 mbona ntajya nyumva. Ntibashobora gucunga leta ikisuganya. Bareka kisuganya kare ntiyabasuzugura. Ntiyabagira gute. Zino nyeshyamba zimye ukuru zikora pe. Kereka niba bakora imari bakavuga bati iyo bamaze kwirundanya niho babambura ibikoresho byinshi. Sibyo? Yego. Birashoboka. Ntabwo mbizi ariko ntabwo bone M23 igira akantu ko guprevena ngikubite mbere ibe offensive. Ihorira defensive ikagutera wayiteye. Nkavuga ngo niba ari Kinshasa namwe yaye wabazonza bita abo mu bindi bihugu bikabaca intege kandi iyo ntambara ya psychology nayibaho. None se va muri Uvira ni iwanyu. Uramvana muri Uvira kubera iki? Wabonye umusirikare M23 wageze Ruvungi agasuza se na nyina. Nese uriya muntu muvana Ruvungi na Munagani akava. Ahasize nyina nase. Ngira koko umuntu byabayeho ageze muri Uvira ntibari bazi ko yagiye no muri AFC M23 ashuze nyine abaturage muri quartier bamenye ko wa muryango kumbe uba mu komanda muri M23 amusiza none bati muva Uvira. Kusizi wanyu urava ujya he? Wishikirizaga yagize gute? Yarafashwe. Irongera irarinzwe imeze neza iratekanye irasukuye. Icyo gikomere cyawe ugendana cyakunaniye gukira. Akagucenga utuntu akagucenga utundi niki aho kutabura umukada utari muri kadaship ukamureka ukigendera. Ariko ahuye no mukada wa nyawe yamuhata ibibazo. Ubu hasigaye abantu bo kwa Nkunda. Urumva abankundiste bavuga sha ntacyo Goma mwaravivuye Bukavu murakubita Uvira turabyumva ni pressure mpuzamahanga byose bakabiza bati nta bantu b'intwari nka M23 ariko Nkunda wabo sha buriya M23 igiye nafata itariki Nkunda y'amavuka ajya avukaho sibyo bakayizihiza nk'umuntu w'umukurambere wabo bakuyeho n'izina kuko bashinze imizi kuri CNDP bashaka bazigire batabagire gutarike ibyo barwanira n'ibyo CNDP yagezeho igoma. Urumva Nkunda rero sha M23 mujye mubimenya twe nicyo kakazi kacu ka media tumenya byinshi tukavuga bike. Nkunda iwo mugenda niho mu rukweto ryo kuba mutazi ubuzima bwa Nkunda n'umuvuze mugashaka gusakuza basakuza kubi rwose bavuze Nkunda urabona icyama si umuntu umwe Mawoze Donga kavugwa n'abashinwa Xi Jinping ntago bamuzi ko ntibafite president yabwiye abaminova sibyo gihe hafatwaga aba yatakiriho nimwamukotinga muti nkuko byavuzwe n'akanaka muri media ntabwo tubikora twebwe ariko uzabona inyeshyamba zifurwa n'imyaka 5 nta na kote n'ingwe zishobora gukotinga umuntu zikuraho izina sekuru waho anakiriho kundeba gutyo njyewe iyo bigezeho nibuka nyine ibitekerezo benshi bagiye baduha kuri ibyo bintu n'abavuga bati uwavuze ko kugaruka byaba ari byiza atariko se atariko sigaruka rya Nkunda muri M23 umwanaliste ntabwo ndi umumobilisateur wabariye ndavuga icyashoboka ubu nta kintu Nkunda yavuze nta kote rufite ariko bakuvuga ko mu kugaruka bitapfa gushoboka kubera iki ko bagaruye wamwirukanye ko bagaruye Joseph Kabila bitewe n'ibihano bare no please wahanishije Nkunda ari Kabila ko bamugaruye uwahaniye Nkunda ni Kabila please twe turango tuvira iby'ubwenge ntabwo twaba tuvugira ibyo kuvuga ibintu bibonetse byose uwahaniye Nkunda ni Kabila ari Goma ko bamugaruye bigakunda why not Nkunda abantu baraho ngaho gusa bameze gutyo wagira ngo ibitekerezo byabo barabitije babishyize muri banki barabikije zirwanyaga ushaka gusanga nyine bitahita bikunda none aha mu kugana amashaje wowe wiburana na amafuti bano zino nyeshyamba zigira mujye muvuga ibintu mazina yabyo sibyo hanyuma bakadaba bajye bareka kubivuga babitinye kuko bavuga ko byabakoraho byagira gute twebwe ntabwo dukora muri kadaship ya zino nyeshyamba ibi nkubwira nabivuga no mu gihe muri SPLA muri Sudani y'Epfo bagira ikibazo bagahangana mfite inkuru nakora kuri Riek Machar mfite inkuru nakora kuri uriya ninde Salva Kiir sibyo nkababwira yuko igihe cyose biciyemo ibice Uganda ikabacamo ibice urumva cyangwa se tuvuge wenda igihe badashoboye guhuza umutima kugira ngo bubake icyama cyabo nka SPLM cyane independence ko barimo gusubira inyuma ubu se ntibananiwe gukora amatora
ntabwo biba byoroshye gusa buriya amakenga nta muvugizi afite bikurikire gutyo kuko M23 FC ni wing ebyiri hari military wing na political wing nawe kanyisome nawe nasome ati mwire Marshal Ndigasara ati ndabemera sana tereka mba makuru ari mu ndayinda we yavuze mu ndayinda ati never Kisekedi yamufuze iminota 21 muri lift ku kibuga cy'indege cya Kongo ati mushinga antene zayo neza mubona ayo makuru neza. Gasaro TV ikinyoma cyambaye ubusa irifu kurasa ukareba ukuntu ucungira ibintu shabunda niba ndavuga hafi yashoboka sibyo yego kuko umunyaminembwa azasinzira byageze gutyo kandi M23 ntabwo yatubeshya ngo ivuge ko hari akayihayeho ko kuganira no guhagarika imirwano ibonamo muri Kinshasa ahubwo njye nibaza aba M23 abari amakenga handiriza uko ari ubona bajya bategereza leta ngo ibazi gwiza imbaraga yegeranya nk'ibikoresho ibatere bayikubite iriya myumvire M23 mbona ntajya nyumva ntibashobora gucunga leta ikisuganya bareka ikisuganya kare ntiyabasuzugura ntiyabagira gute zino nyeshyamba z'imye ukuntu zikora pe kereka niba bakora imere bakavuga bati iyo bamaze kwirundanya niho babambura ibikoresho byinshi sibyo yego birashoboka ntabwo mbizi ariko ntabwo bone M23 igira akantu ko guprevena ngikubite imbere ibe offensive ihorira defensive ikagutera wayiteye ubwo wasanga rero ukabona hari ingaruka bishobora kuba ni bibi cyane ubundi wagobye kurasa umuntu ataragucukurana indaki wagobye kurasa umuntu ataraterateranya imbunda zikiri mu makarito no mu box wagobye kurasa umuntu atarahumeka nyine ukamusapurize ukamutungura ariko bana barakureka niba ari bitwara ubaka Uvira bikaza babizi itangazamakuru ikabivuga bikamyo bikaza bakabyubaka bazarasa nka 5 mukabona kubatera ntabwo mbizi ubutaha uzanyibutse ku muntu asoma ibitabo akagira gute ko umuntu ntakire no kubisoma ariko ubu natwe tuganiriza abantu ku mbuga nkoranyambaga tuganira n'abandi hari igihe abantu bakubwira bati icyo ngiye kuvuga ndabizi basakinukira nacyo bajya bavuga umanza M23 ijya yikeka amabinga kuri legitimacy urimo kunyumva icyo nase kuvuga bararwana nka abakongomani niba narrative za Kinshasa zabazonza ntabwo mbizi ukabona haraho bagafasha ibyemezo bya gikongomani nk'abakongomani sibyo ariko ukabona ari dogere n'utuvirigire tumwe batinjiyemo neza nk'umukongomani uri muri rya tegeko nshinga 34 koko bahora bavuga ko bashingira revolution yabo kavuga ngo niba ari Kinshasa namwe yayo wabazonza bita abo mu bindi bihugu bikabaca intege kandi iyo ntambara ya psychology nayibaho none se va muri Uvira ni iwanyu uramvana muri Uvira kubera iki ubonye umusikare mu 23 ageze Ruvungi agasuza se na nyina nese uriya muntu muvana Ruvungi na Munagani akava ahasize nyina nase ngira koko umuntu byabayeho ageze muri Uvira ntibari bazi ko yagiye no muri AFC M23 ashuze nyine abaturage muri quartier bamenye ko wa muryango kumbe uba mu komanda muri M23 amusize none bati muva Uvira kusizi wanyu urava ujya he uruva utifitemo ikintu cya lack ukwiye kuramforusa niyo ntambara bakada M23 bagiye kurwana bango ndi umukongomani icyo nabigira ko cyose ntitaye biriya bintu bamara kubitsinda urwo rugamba bakarutsinda ntawe uzongera kubagura ngo akore wizidoro bakunde ngo ujye muri Sabyinyo harimo umujyi harimo amavuriro harimo ibitaro Sabyinyo no umujyi wadutse bajyanyemo ni kambi ya gisirikare bajyanyemo nabo bagashogoshara bakagenda koko nyine jewe haruvuga utari cyo bungukiriye babikoze gutyo ngo no kubaha amanga kugira gute ariko bajya nifunga mutwe rirafasha ugomba no gufunga umutwe rimwe na rimwe nyine umuntu ntakubone miturufu imwe kiyo tuvuze ngo genda uragenda no nabyo no kugucunda yikoba none se uza abantu bahatakariza muri izi muvoma zaho uza abantu bahatakariza ndavuga mu bintu bya abamilita babo militanti babo uza abantu benshi bahatakariza buryo basubiye inyuma ntiyabura nka kimwe cyakanga kibakiti aba bantu baswara basubiye inyuma nsubiye kwikora muri Amazon mu Ruganda sinasubira kumva ibyabo tuganira n'abantu benshi Sandri batubwira bati zinyeshya sinshaka no kuzumva sinshaka no kumva ibyazo kubera iki uwo yakomwe na Uvira undi akomwe na Mushakira ntize na mwese igihe bagendaga undi yakomwe na Gombo abigoma bo muri 2012 ngo ntibazanagaruka muri M23 urumva n'ubu yongeye kuyifata harabatarakira ibyo bikomere bya Goma kandi hari impamvu nyinshi ibyo bintu bishingiraho ntago icyemezo cy'umuntu kiveba atari we gifashe turaganira baratuganiriza urumva yego ukanababwira utese Goma wishingikirizaga yagize gute yarafashwe irongera irarinzwe imeze neza iratekanye irasukuye icyo gikomere cyawe ugendana cyakunaniye gukira
akagucenga utuntu akagucenga utundi n'iki aho kutabura umukada utari muri kadaship ukamureka ukigendera. Ariko ahuye n'umukada wa nyawe yamuhata ibibazo. Ubu hasigaye abantu bo kwa Nkunda. Urumva abankundiste bavuga sha ntacyo Goma mwaravivuye Bukavu murakubita Uvira turabyumva ni pressure mpuzamahanga byose bakabiza bati nta bantu b'intwari nka M23 ariko Nkunda wabo sha buriya M23 igiye nafata itariki Nkunda y'abavuka ajya avukaho sibyo bakayizihiza nk'umuntu w'umukurambere wabo bakuyeho n'izina kuko bashinze imizi kuri CNDP bashaka bazigire batabagire gutarike ibyo barwanira n'ibyo CNDP yagezeho igoma. Ndabizi bamwe bashaka kubikwepa nabanye bisimwa bikwepa umuntu abivuza ati genda twe twashinzwe kuri 3 z'ukwa gatanu 2012 yarabuka inabi ndavuga se bisimwa we nibisimwa ibyo arimo gusimwa n'ibiki. Urumva Nkunda rero sha M23 mujye mubimenya twe nicyo kazi kacu ka media tumenya byinshi tukavuga bike. Nkunda iwo mugenda niho mu rukweto byo kuba mutazi ubuzima bwa Nkunda n'umuvuze mugashaka gusakuza basakuza kubi rwose bavuze Nkunda urabona icyama so umuntu umwe Mawoze Donga kavugwa n'abashinwa Xi Jinping ntago bamuzi ntibafite perezida niba ari Hu Jintao yabo bakubwira ko atari igisubizo ntabwo ari igisubizo se ishaka ngo umuntu harubona abanye bavugana mu bitekerezo ati umuntu umwe si ishyamba uzamubwira uti umuntu atari ishyamba niryo ngezeho nayo kurikira ibyo kuvuga wimera nkabo. Mayoze Donga ntabwo tumuzi siwe abashinwa bakesha revolution yabo. Nelson Mandela arwafungura uducumi tw'inkweto nubwo yapfuye buri uribwira ngo Ramaphosa arusha igikundira Mandela utakiriho abanyafrika y'epfo. Abatanzania bababwira undi muntu utabwiye Julius Nyerere birakunda se ntabwo byavamo nubwo ajya muri mitingi muri politike za Tanzania utagiye ushyiramo utugambo twa Nyerere sibyo urashya aracyariho ni Burundi utavuze sogo wabo Petero Nkurunziza nguri ndayishimiye nawe njyambona aho byamucanze yitwaza n'imbwirwa roho amazina n'amayegestre akamukotinga. No ntabwo ushobora kuvuga udakontize rurankunda karakunanira ibyo se ntabwo bashanga abantu babivuga ariko nta no baho imirongo yo kuvuga sibyo bajye bavuga ibyabo abandi bazavuga ibindi. Ntabwo ufata ino revolution muri Kongo ngo yikuremo rurankunda itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 ni kiye cyama cyasinyanye na leta mukuraho izina ry'icyama si iki cyama cya CNDP munanirwa no gukotinga abantu banyu barimo n'abakiriho n'abatakiriho. Ese nkubaze umuntu utakiriho mu cyama we iyo afite ikintu yabwiye abantu ibunaka sibyo wenda kibazamura cyangwa kibafasha mu kazi muri revolution bari barimo ntabwo se mwamukotinga ubundi kubusanga atanakiriho yarapfuye. Tuvuge wenda no mukomanda nka Biransa Imana ajya avuga sasa Imana ajya abwira abaturage yabwiye abaminova sibyo je hafatwaga aba yatakiriho nimwamukotinga muti nkuko byavuzwe n'akanaka muri media ntabwo tubikora twebwe ariko uzabona inyeshyamba zifurwana imyaka 5 nta na kote n'ingwe zishobora gukotinga umuntu zikuraho izina sekuru waho anakiriho kundeba gutyo njyewe iyo ubigezeho nibuka nyine ibitekerezo benshi bagiye baduha kuri ibyo bintu n'abavuga bati uwavuze ko kugaruka byaba ari byiza atariko se atariko se garuka rya Nkunda muri M23 umwanaliste ntabwo ndi umumobilisateur wabariye ndavuga icyashoboka. Ubu nta kintu Nkunda yavuze nta kote ufite ariko bakubwa ko mu kugaruka bitapfa gushoboka kubera iki ko bagaruye wamwirukanye ko bagaruye Joseph Kabila bitewe n'ibihano bare no please wahanishije Nkunda ari Kabila ko bamagaruye uwahaniye Nkunda ni Kabila please twe turango tubira by'ubwenge ntabwo twago tuvuga ibintu byo kuvuga ibintu bibonetse byose uwahaniye Nkunda ni Kabila ari igoma ko bamagaruye bigakunda why not Nkunda abantu baraho ngaho gusa bameze gutyo wagira ngo ibitekerezo byabo barabitije babishyize muri banki barabibikije. Je ntabwo ndi umuborizateur ndi umwanaliste ndakubwira ngo uwagize neza kuzana Kabila ni turufunzize ku Rwanda sibyo wari no kugira neza tu nibizana Nkunda ntabwo Kabila je ushobora kuvuga ngo ntabwo ari turufu mwibaze inyeshyamba ku isi mu mateka mu bantu zishobora kuba ziproteje bo n'uwazirwanyaga ushaka gusanga nyine bitahita bikunda none aha mugana nashaje wowe wiburana na amafuti bano zino nyeshyamba zigira mujye muvuga ibintu mazina yabyo sibyo
hanyuma bakadaba bajye bareka kubivuga babitinye kuko bavuga ko byabakoraho byagira gute. Twebwe ntabwo dukora muri kadaship ya zino nyeshyamba. Ibi nkubwira nabivuga no mu gihe muri SPLA muri Sudani y'Epfo bagira ikibazo bagahangana. Mfite inkuru nakora kuri Riek Machar, mfite inkuru nakora kuri uriya ninde Salva Kiir, sibyo? Nkababwira yuko igihe cyose biciye bibice Uganda ikabacamo ibice, urumva? Cyangwa se tuvuge wenda igihe badashoboye guhuza umutima kugira ngo bubake icyama cyabo nka SPLM cyane independence ko barimo gusubira inyuma. Ubu se ntibananiwe gukora amatora. Salva Kiir ni president, ariko ntari president wavuga ko ari legitime kuko nta matora arakoresha, byarahagaze byarastackings buri munsi zidakemuka, ariko na Salva Kiir nta kigenda. Tujye muri Ethiopia tukubwire ko TPLF igihe cyose idashobora kumvikana n'Addis Ababa nta kintu bazageraho. Tukubwire ko abatigre Addis Ababa n'iki byose bizashwanyuka gutyo. None tugere muri CNDD-FDD. Ubu umuntu yicara avuga CNDD-FDD avuga ukuntu yirirwa ikora amanyanga, urumva? Ndakumva. None iryo ni shyaka riri ku butegetsi, turi mu karere k'ibiyaga bigari. Uvuge uyicambu uyive ku nzara ujye ku musatsi ujye hose, urumva yihindukiza ugire gute, werekane ibikora ibitagenda n'ibigenda. Ujye kuri DPS, ujye kuri CCM tuvukuntu yashwanyaguritse yacanganyukiye muri iyi minsi. Nto cyera kunyeshyamba ngo reko izuvuga inyeshyamba ni karundura ni kagarara. Ni gitangaza inyeshyamba kubyo zitavugwaho. Abantu bavuga ku mashyaka ari ku butegetsi. Anakomeye amaze imyaka 20 15 30 ningahe, abantu bakavuga ati aba nabo barakotora gutya. NRA munande mashyaka. Oya. Ntago hakwiye ko iyo kintu kimeze nka censorship rwose. Sibyo? Buriya aba bantuze bamuzehe Museveni, sibyo? Nubwo wabona ashaje kuriya, afite imbaraga nkeya, ariko no ijwi rikomeye muri politika ya Uganda no muri NRM, sibyo? Noneho gena guhengera n'abatakiriho. Umuntu akavuga ngo mu Marxiste, Karl Marx nta kiriho, Maoiste, Mao nta kiriho, urumva? Yego. Ndumu Mandela yapfuye ureba, ariko amatwara ya Mandela aracyakudrivinga akakugeza kucyo ushaka gukora nk'umunyapolitike. So imagine nka ANC iramutse ihakana imbaraga za Mandela akiriho nubwo yabari ku gitanda cy'abarwayi. Ibyo wowe wabyumva? ANC muri Afrika y'Epfo iramutse isa nkaho ikwepa ibitekerezo bya Mandela, even n'ubu atakiriho, aramutse nariho noneho byakunda. M23 izina ryayo rishingiye ku byo CNDP yagezeho. Ibyo nibyo yise M23, ntago ariko twayibise. M23 ni itariki CNDP yasinye na leta ya Kinshasa ibyo amahoro. Bishwanye bafatiwe tariki bayikoraho izina bakomeza urugamba, which is good. Ariko noneho batwereke muri registre za CNDP no mubyo nabo bamaze kugeraho, urumva? Muri registre mutuntu ugenda mu dupage ugenda urambura gutya bajye badusomana n'ibya CNDP. Erego ubutabana bazanabaza abantu muri CNDP bari barimo basinye amasezerano bagiye he? Badezire Kamanzi babahe ko bariho basinye amasezerano, buryo umuntu wasinyikira amenya no kukiburana no kukirwanira mu magambo akavuga ati nigi wari uhari ngishyiraho umukono ntaganda aho turi turamuzi, ahari isi yose iramuzi, urumva? Ubundi abo bantu baba CNDP bo bagiye hehe? Wenda bari muri M23 ariko bamwe ntago baboneka, nk'uko Kamanzi abahe kare wabisinyiye abahe ntara ariho. Kuki se yabisinyiye akabikwepa? Cyokora ujye ushobora gupfa we kuba wenda yavuga agatsinda we wapfa kumva nuvuga ati we ati haraba baragarutse utabizi, urumva? Yego. Ariko inyeshyamba ntabwo zigira umuvugizi wa gisirikare, zitigwa zishyiraho ngo abadirikabo ngo bavuye ngo muri DPS. Mpaye nka rero yewe noneho hari ibintu bisigaye mbona bikancanga pe. Buri ibiro ukuntu ujura amazi. Ibiro bya Colonel Nanga nibyo bikeneye mu staff kurusha ibiro bya Makenga bitagira umuvugizi. Nago biba byoroshye gusa. Rega buri Makenga nta muvugizi afite. Bikurikire gutyo kuko M23 FC ni wing ebyiri. Hari military wing na political wing. Ndabyemera. Political wing ifite Kanyuka. Political wing ifite Barinda sinkimumva nawe. Urumva? No kuvuga iki? Military wing ni iyo y'abasirikare. Ubu uyu munsi ivugirwa nande? Ingabo z'igisirikare gikomeye ko yakiri professional isi yose yemera zabuze umuntu usimbura Colonel w'ingoma. Kubuvugizi ngo tubone icyo uwo twibariza amakuru. Buriya babirimo.
nta kindi gisubizo wansubiza nicyo ngicyo babirimo koko urabe ese nakubwira ne Marshal reka twitahire Dubai Nyagasani yeza yana nawe reka twitahire ahubwo ako kantu nakwerereje ashaka ko ari mpuriye aha nakamamo oya ndashaka ugasome njyewe mise nibaza nti ese none Tshisekedi Neva se yaba ari muri Congo simbizi njye niyo mpamvu ubwenge bwanjye butekerereza hafi nkumuzize ngo uzimfasha ntuja kubisome kuko ndabona ari njyewe nukuri ndabibonye mpita mvuga nti none se yaba ari muri Congo se nukuri wiseka ibyagugira ni bimwe kandi mbona uzahorana nabyo nugusoma amakomantere ituma umuntu abona igisubizo jewe ubwo nanjye no kuvuga ngo nanjye birancanze ubwo nanjye byinshi ntabona ibisubizo nuko ntasoma komantere wese uyisome nawe kanyisome nawe nasome ati mwiriwe Marshal ndigasara ati ndabemera sana tereka mba makuru ari mu ndayinda we yavuze mu ndayinda ati Neva Tshisekedi yamufuze iminota 21 muri lift ku kibuga cy'indege cya Kongo ati mushinga antene zayo neza mubona ayo makuru neza se aheruka muri DRC se okay ntacyo mfite cyo gusubiza kuri iyo ngingo nta busesenguzi ngifiteho ntabwo nkubeshye pe sinakandiraho ikintu nashoboye bujya ndakireka yego nkagabanya amagambo nkagwa neza nk'abandi bana nkasoma ku bantere yego basi reka agapira tugashyire mu maboko y'abadukurikiye yego niba umuntu wabonye indege ya Neva nta ndege agira wenda ubwo yabarateze kandi avuze ko ari lift ishobora kuba essentiel okay ari elevator ari kuvuga okay nge numvaga ari lift y'indege bari bamuhaye cyanashoboka reka tubihanga twitahire Marshal ndagushimiye cyane wakoze cyane Imana y'amahoro iguha umugisha Sandrine n'amari iguha amahoro pe Gasaro TV.